Wongeye kubasuhuza nshuti mukurikiye Gorilla Gospel. Imana ibaha umugisha kandi Imana y'amahoro ibane namwe cyane. Mu izina rya Yesu twongeye gushimira Imana yaturinze kandi yabanye natwe ikatugirira neza. Ni iby'agaciro gakomeye kuba duhumeka umwuka w'abazima. Tubishimiye Imana yo mu ijuru, amahoro Imana nabane namwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Imana ikunda abanyabyaha cyane ku buryo nta kintu itahara nk'igitange ku bw'uwo munyabyaha, kandi Satani nawe akunda abakiranutsi ku buryo nta kintu na kimwe atabasha guhara ngo wa mukiranutsi imubone. Bishatse kuvuga iki? Satani ashobora gutanga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abone umukiranutsi. Ndagira ngo mubwire ngo Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, ubwo Yobu yari afite amahoro, afite ibyiringiro by'ubuzima, atunze aguwe neza, Satani yaramwegereye iramubwira ati impamvu uyu mugabo akubaha nuko wamuhaye ibintu byose umuntu yifuza ari mu isi akanezerwa. Satani abwira Imana ati ese niki cyamubuza kukubaha? Ariko Imana ibwira Satani ati kuba Yobu anyubaha si ukubera ubutunzi bwe. Imana yari izi neza yuko umutima wa Yobu womatanye n'uwe. Haleluya, mvugira amena. Reka nkubwire wowe muri kano kanya ushobora uri kunyumva, Imana iragusaba ko wagira umutima womatanye n'uwayo. Ni nacyo kintu cy'ingenzi cyo muri isi, nuko wagira umutima womatanye n'uw'Imana ishobora ryose. Haleluya, haleluya. Imana yashingiye intahe, mu Kirundi niko bavuga, cyangwa yatangiye ubuhamya umugabo witwaga Yobu, amuhamiriza Satani ati uyu mugabo ndamwizeye ntabwo yamvaho uko byagenda kose. Imana yagiriye Yobu icyizere ndetse yemera kumuhana mu maboko y'umubisha Satani kugira ngo Satani agerageze arebe koko umutima wa Yobu womatanye n'uw'Imana. Reka mubwire uyu munsi none hari abantu bibaza ngo niki gituma abantu basenga Imana, bubaha Imana, banyura mu bibazo n'ibigeragezo. Hari abantu bibaza atahari wenda Imana ntibaho, hari abantu bibaza atahari wenda Imana yarantaye. Ariko reka nkubwire nshuti mwene data, muri kano kanya ndakumenyesha yuko impamvu uhora mu bibazo kandi wowe uzi neza mu mutima wawe yuko ufite kubaha Imana, uzi neza yuko ahiherereye n'ahagaragara wowe ukiranukira Imana, kandi ukaba uri kunyura mu bibazo bitagira iherezo. Ndagira ngo nkwibutse yuko ni ngombwa yuko unyura mu bibazo kugira ngo Imana igaragaze ububasha bwayo, kugira ngo Imana igutangire ubuhamya ivuga ati ariko kanaka ngo naho yaba afite cyangwa adafite umutima we womatanye n'uwanjye. Haleluya, mvugira ngo amen. Umutima wa Yobu wari waromatanye n'uw'Imana. Ibyo bitandukanye n'abantu bakunda gusenga ariko nyamara ikibajyanye imbere y'Imana nta kindi ari ukugira ngo bayinginge ibahe ibyo bashaka. Haleluya. Ni nayo mpamvu muri kino gihe cya none usanga n'abantu bose bita abakozi b'Imana, usanga icyo bashize imbere ari ukubwira abantu iby'isi, ndetse babigisha inyigisho zijyanye n'irari ryabo. Ariko reka nkubwize ukuri nshuti mwene data, ubwo Yesu yarahagaze i Kaperinawumu, ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo abantu benshi bari bamushagaye, abantu benshi bari bamugose hirya no hino, inzara bamaze iminsi ageze aho agirimo, aravuga ati ariko aba bantu tumaranye nabo iminsi. Haleluya, aba bantu tugiranye umwanya utari muto. Yesu yumva neza yuko abo bantu bashonje. Reka nkubwize ukuri nshuti mwene data, gusonza kwawe wibitindaho, kuko niba uri kumwe na Yesu koko kandi Yesu uri kumwe nawe, igihe nujya gusonza arabimenya ntabyo umubwiye. Nujya gusonza aramenya yuko washonje, narangiza akora uko ashoboye kose kugira ngo akugaburire. Ngo nuko Yesu abwira abigishwa bati mufite iki ngo tugaburire bano bantu? Intumwa za Kristo ziramusubiza ngo hano hari imigati 3 n'amafi 2. Ese databuja ibyo ngibyo urabona byahaza iyi mbaga y'abantu iri hano? Nuko Yesu yagize ngo atange ikimenyetso gikomeye cy'ukuntu umuntu wizera Imana ashobora gusenga kandi nyamara ako kanya Imana ikamusubiza. Ngo nuko Yesu arabwira ati nimunyegereze iyo migati nayo mafi mufite ubundi nkwereke. Yesu akora igitangaza, ya migati arayitubura, abantu barenga 5,000 hatabaremo abana n'abagore bararya barahaga. Reka mubwire muri kano kanya mwene data, kuba ushonje ntago ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo wakwibaza none ahangaha nukwibaza ngo ese ushonje uri kumwe nande? Ushonje uri kumwe na Kristo? Koko Kristo muri kumwe? Kuko nimba Kristo muri kumwe, ndakurahiye ntago uzigera usonza ngo ubure ubutabazi, ntago uzigera usonza ngo ubure umugati. Imana yacu nibame nihabwa icubahiro, Imana yacu nishimwe cyane. Ngo abigishwa baramuhamagaye, yabwiye abigishwa bati mufite iki ko mbona abantu tumaranye iminsi bamaze gusonza? Imana yacu nishimwe cyane.
ngabigishwa baramubwira ngo icyo dufite ni amafi 2 n'imigati 3. Haleluya. Ngarababwira ngo nimuyizane ngaburira abana banjye uyu munsi wa none, nimba uri umwana w'Imana koko kandi ukaba uhorana nayo ahihishe nahagaragara ukayihesha icyubahiro, ndakurahiza ukuri kwiteka ntabwo uzigera ugira ikibazo ngo maze ubura ubutabazi, kuko Imana yacu iradukunda kandi dukunda byuzuye bitagira iherezo. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Imana iramubwira ati Imana ibwira Satani ati uyu mugabo Yobu ndamwizeye, uyu mugabo Yobu ndamwizeye, nubwo byagenda gute nagashobora kumvaho, naho naba namuhaye nagashobora kumvaho, naho naba nagashobora kumvaho, ndabyizeye neza, umutima wanjye womatanye nuwe, ikintu kiri muri we cyose ndakizi. Yobu yari yarabanye na Kristo kandi yarakoranye icyo bita ubusabane nawe ku buryo Imana yamwizeye. Ndagira ngo utekereze muri kano kanya, ese wowe Imana irakwizeye? Ese wowe Imana yagushingira intahe yuko uko byagenda kose